uwo niwe uyu munsi wabigizemo uruhare rutaziguye uhereye aho twiyemezaga kubana. Icyo musaba umugore mwiza uyu munsi si uguhinduka kuko ukuri biranyuze, ahubwo ni ukugumya kumbera nk'uwo wambereye muri imyaka igera kuri 25 tumaze dushakanye. Naho ku ruhande rwanjye nongeye gusezeranya imbere y'Imana n'itorero n'abantu b'agaciro kenshi bari imbere yacu twatumiye ko nzagumya kugukunda, kukubaha no kukurinda ibyakubabaza. Sinzakurutisha abagore bato n'abo mungana, uzahorwa rute igihe cyose nkiriho. Imana izabifasha. Ibyo nibyo biri mu mutima wanjye. Mugabo wanjye, mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ringana ritya, ndagushimiye iyi myaka yose twabanye. Ndagushimiye ko wagerageje wankunze ukabinyereka, ugerageza kundwanaho mu ntambara zikomeye, uranshyigikira. Ndabigushimiye. Ndagushimiye nanone yuko igihe cyose muri ibyo bibazo twahuye nabyo ntabwo wigeze utatira igihango cyacu ngo uvuge ngo isi ibi ni ibiki cyangwa se bizageza ryari. Ndagushimiye. Ndagushimiye. Rero mpagaze imbere y'Uwiteka, ariyo mpamvu yo kumanika kuno kuboko ntangabo y'Uwiteka w'umugabo. Nemeye kugukunda uko nagukundaga, ndetse Uwiteka azanshoboze ndusheho. Nemeye kukubaha, nkakubahira umuryango. Nemeye kugushyigikira, sinzagusenya ahubwo nzakubaka. Nkwemereye yuko ari wowe nzubahisha umutima wanjye, ndetse n'Imana yanjye nzayubaha nkurikizeho wowe umutware wanjye nashatse. Nemeye nanone yuko nzubaha itorero nk'uko Uwiteka yariduhaye kuriyobora. Ibyo byose Uwiteka azabimfashemo. Amen. Yesu ashimwe. Biri mu ruhuri rw'ibigeragezo n'ibibazo, ukihanganana nanjye muri byo. Niyo mpamvu nshenye izo bariyeri z'umuco, nkaba ngushimiye imbere y'umuryango wawe uvukamo n'uwanjye washatsemo, itorero n'inshuti zacu bicaye hano. Ngushimiye imbere yabo ko wambereye umugore mwiza, mico myiza, urukundo, ufite urukundo, uroroshya, ufite n'ubwenge. Ntabwo nabuze icyubahiro umugore agomba umugabo mu rugo rwe. Waranyihanganiye mu ntege nke, ntiwahwemye kunyuzuza, ntiwazimije umuhamagaro wo gukorera Imana yanjye ariyo Mana yawe.
ntiwigeze witambika ama-initiative n'ibyemezo byo kwiteza imbere no guteza imbere urugo rwacu, ahubwo waranshyigikiye n'imbaraga zawe zose uko wari ubishoboye. wowe ndayishimiye Fabien, umugore wanjye nashatse, ntabwo mfite isoni, nta n'ubwo mfite ubwoba bwo gusubiramo indahiro yarahiye, kubera ko n'ubundi rero nabikoze kera. Iyambashije imyaka 25 igashira, izambashisha n'indi myaka isigaye. Imana hari indi rero, ariko iyo mukomeza mwakanje n'ubundi nari muhaye akanje n'ubundi bamuhaye umutima wawe ikindi wasize n'iki nuko iyitangwira nicyo kibazo. Fatiye Yes, ashe. Ubwo rero reka dusabe na yewe ndashimiye Flavien wambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo twakundanye. Uwiteka yabanye natwe muri uru rugendo rwose imyaka 25. Nemeye imbere y'iteraniro yuko nzakubaha, nzakubahisha, nzagukunda, nzagukundira n'umuryango. Uwiteka azabifashemo. yewe mbifashijwemo na mukuru we Mama Violette, Imana iguhe umugisha, wazamura ukuboko kwawe hejuru, ajya mu ishuri muri kaminuza, ariko yahagazemo igihembwe kimwe, ubanza cya kabiri atarakirangije, arambwira ngo birananiye. Ndavuze Flavien, ko nzi kuza ubwenge kandi koko yaratsindaga muri secondaire, wenda harabo biganye ahangaha. Iyo wihanganye ukishakamo imbaraga kwibi bintu ko tutazi igihe bizarangirira, tugashaka n'ukuntu twakwiyubaka ko nabyo bitureba, niho naje gusobanukirwa neza uburyo urubyaro ruremerera ku buzima bw'abadamu. Abadamu mwubahwe, Imana ibaho umugisha cyane. Nuko ndagerageza noneho reka ujye kwiga utoyikore, byibura tujye wige n'akamodokari, wenda Imana izaduha umugisha ujye unitwara, ishuri arijyamo naryahubukamo. Navuze ngo kwihebera kuri 5 niho nabonye ko ikigeragezo atari ikigeragezo cyoroshye. Twarasenzeye Kanyarira kizabonwa, Samiduha nimba ari Samiduha, hari ahantu nta hantu basengera tutasengeye. Noneho wengira ngo byari byikubye nka kabiri, ariko ntaki bivaho ngaho tangira turabatira. Noneho reka tugerageze tujye no hanze, twivuze no hanze. Birakunda, institution nakoreraga iramfasha, ajya muri Afrika y'Epfo, ariko n'ubundi abana b'impanga yaragiye atwite bapfiriyeyo. Umwana amwe yapfiriye mu ndege, undi yapfuye bagezeyo. Muganga namwe ati rero madame, turabona nawe ushobora gutakaza ubuzima, ariko iby'Imana ikora nawe arapfa cyakora ubuzima bwe burarokoka. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, twarabuze ngo tujye no kwivuza hanze, nabyo turabigerageza, naho ajyayo. Ariko tukiri aho ngaho, ku inshuro ya 5 niko nababwiye ngo ikigeragezo kirakomera. Nugeragezwa ukumva ugeze ahantu ha mwisho, ntukagire ngo uzapfa. Oya, byongera ukomeze kandi utwaze, burya birarangira. Hari ikintu nemera mu buzima bwanjye, nuko burya ikintu cyatangiye kiranarangira. Nimba ugeragezwa uruca nko mu byo turo ducamo, cyangwa se n'ibindi bisa nk'ibi ngibi, nukuri Satani ntaguhabure umutima, bizarangira. Numva ngo ubuhamya nzabutanga, kubera ko sinzi abari baje umunsi mukuru wa mbere, nasaga nibyo navuze nanjye sinzi nimba ari sinzi ibyo ari byo.
ariko burya hari igihe ugira byakwirukansaga impumbu zikaba zimaze ubu zarashize. Turashimira Imana cyane. Nimunyemerere mpamagare ba nyina wabo bazana abana hanga muzi imbe hanga imbere kugira ngo mwereke abana iteraniro Imana yakoze ibitangaza. Mubazane muhagarika hanga, mubazane hano, bahagarare hano. Bahagarika hano. Bahagarika iruhande rw'iwe. Leoni Gakire na Abigail kuri ziriya tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi. Besa kimwe cyane. Ubu dukora yubile y'imyaka 25 ubu nawo urushaje. Imana yacu. Ntabwo nabivuga ngo birangire. Reka twongeye tugapanga undi munsi. Kandi nizajya batumire muzaje munyitaba. Murabinyemereye. Nzongere batumire. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Ariko ntabwo twareka gusengera abantu. Bariho banyura mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo. Mpamagare Bishop Gakwaya Auguste aze ayobore indi mihango ikomeye. Ndabanza kubasuhuza mwese mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, kandi nabashimira kubera yuko mwaje gufatanya n'umuryango kugira ngo bizihize imyaka 25 cyangwa jubili ibicaje hanga. Sashim mu mpera amashyi Imana kugira ngo ikomeze yibaruko twihuse cyangwa wenda ari amasaha yandi yo kwihuta, ariko narenze ko turi bubanze kumva urusaku rw'aba bantu abaririmbyi, noneho tukaririmbira n'abageni bacu. Rwose ukuntu babikoze baraje barinjire, ariko barasa naho basanze tudafite wavuze ko twishyuye, ariko nagira ngo nongere mbahagurutseho gatoya aba bana, noneho badukangure twumve ko turi hano mu byishimo no gucelebratinga. Yabahaye kungirira iki cyizere
hanyuma maze kwakira icyizere bangiriye, numvise ari umugisha, numvise nongeye kugira inshuti inzi cyangwa inyegereye. Hanyuma rero nemeranya n'uyu mukozi w'Imana ko nzahaba. Uyu munsi nari mfite kuba ahantu hatatu n'aha kane hakomeye, nanone mu birori, ibindi byo byari ibindi bikomeye cyane, ariko ndavuga ngo ntabwo nshobora kubura, ndahaba. Yesu ashimwe cyane. Icyanzanye rero, Imana iri bumfashe hamwe namwe, tugikore kandi tugikore mu buryo butuma Imana iha umugisha iki gikorwa cyatwicaje ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Gake wenda ku buzima bwanjye, nubwo atari njyewe ufite kuba mvugwaho cyane, n'abandi bari buvuge, n'abatanga ubuhamya n'abaza gutanga ubuhamya baza kubutanga. Icyo nababwira wenda kugira ngo ntaza kubisimbuka cyangwa ntimubyumve, maze gukizwa, ubwo ndagira ngo mumenye uko mpagaze aha. Nakijwe kera, hafi 80 cyangwa 90% bari hano ntakabye cyane bataravuga. Mbu umupasiteri 76. Kuva icyo gihe nkorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyo mbivuga si ukwirata, kubera yuko ntabwo twakwirata. Icyo nakwita imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo, kubera yuko ni Imana idushoboresha. Yesu ashimwe. Ariko icyo nababwira, iyo uhagaze imbere y'umuntu waragendanye na Yesu, uba ufite icyo wamubwira kandi ukizi neza cyane. Kuri uyu munsi rero nakwita isabukuru, bawise rededication. Rededication, ariko ubundi isabukuru ni ukuvuga ngo ni ukwitabarutsa iminsi myiza. Yesu ashimwe cyane. Yuzuye amashimwe, haba harabayemo n'ibibazo nyine nabyo ukabikuba na 0, kuko ugiye gutangira ikindi kivi gishyashya. Haleluya. So nagira ngo hamwe no kubabwira nyine igihe maze, ngira ngo nicyo gituma Imana yagiye impuza n'inshuti nziza nk'iyi, kugira ngo tukomeze kwamamaza cyangwa no kuvuga ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu munsi rero, kuri dedicatinga cyangwa navuga wenda Kinyarwanda kijya gikomera, turebe ukuntu twashimira Imana ndetse dushyire hamwe n'abantu badufashe kwishimira. Yesu ashimwe cyane. So ubwo rero nkaba nshimira Imana Jean Marie Vian na mushuti wawe ukwicaye iruhande rwose, Flavien. Nimvuga igifaransa sinkinoze, ubwo urabyihanganira. Yesu ashimwe cyane. Turashimira imyaka yabahaye kubana cyangwa kuba yarabarindiye muri iyi kota, iba nayita kota cyangwa ijubile. Rero ibyanditswe ntabwo ndi bubisome byose cyangwa ndabivuga, ariko ngiye gutangiza icyanditswe dufite kiri mu Itangiriro igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 7. Harimo inkuru nababwira ko igiye kudufasha kugira ngo mwumve isoko y'amashimwe tugomba kuba dufatanya n'uyu muryango kugira ngo ducelebrating jubilee yawo. Yesu ashimwe. Yiba hari umuntu ushobora gusoma, ariko wenda ashobora gusoma, cyangwa hari umuntu runaka wamfasha, tujya dukunda kwifashisha. Nimunyemerera ndashyiramo amadarubindi gatoya nirukanse, hanyuma nkomeze aya magambo. Ni ahantu havuga ngo Abrahamu yizera Uwiteka,
Uwiteka amusezeranya isezerano. Buri umwe wese wicaye aha ngaha yiba utaragira n'isezerano Imana igusezeranya uko ryaba iryo ari ryo ryose, wenda nagukangurira kwakira Kristo nk'umukiza wawe, hanyuma ukagira ikintu ujya ugendana mu buzima bwawe mu bihe bikomeye, ukajya uvuga ngo hari isezerano Imana yansezeranije. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi mirongo rengeye gusoma ndakuramo ijambo rimwe cyangwa abiri nshaka uko nahina tugana ku musozo w'uyu muhango. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwamvukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Wenda reka ndekera aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ntangiye mvuga ngo iba wicaye aha ngaha uzi ko Imana yakuremye ikora isezerano n'abo yaremye, ni ukuri nuva aha ngaha iba wazanye n'inshuti yawe, ndavuga madamu cyangwa umutware, uze kwicara uvuge ngo ubu turi muri iyi si dufite isezerano Imana yatugiriye, kandi ntushake kurebera mu by'abandi, ntuzagende mu gikundi cy'abantu, wowe ubwawe n'Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Igituma nzanye inkuru rero, ndagira ngo mbereke ko ibigeragezo biba mu buzima bwacu kuva tumaze kuvuka ntago biza ndakubwira ngo ibibazo nibikugariza hano hasi, ibaza Imana uti, koko wambabariye hazamura amaso yanjye nkayakura ku bibazo nkareba icyo ijuru rivuga. Haleluya. Twicaye aha ngaha dushimira Imana kwaba bavandimwe, izi nshuti Imana yabagiriye neza. Haleluya. Imana yabagiriye neza. Mu bintu bashimira jubili yabo nuko Imana nabo bayihanze amaso yabahaye umugisha. Reka wenda mvugane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ishobora wenda kuba itari yarabibabwiye mu buryo buri wenda personal, wenda bakizera kubera amasezerano yabaye, ariko ubu twicaje hano uko icyari mu mutima wabo bakifuza, Imana ishobora byose y'abantu bose bananiwe yakibakoreye. Yesu ashimwe cyane. Rero wenda ntagiye mu magambo menshi, Imana tuvuga hari n'abayivuga batayizi, nta kinanira. Iyo ibintu byananiranye n'abaganga baravuga ngo hasigaye naho iki. Haleluya. Muri 92 mfite itorero mu Uganda, amatorero actually, naje gufatwa n'ijambo rivuga ngo ariko iyo abantu bananiwe, ndavuga abaganga, ubwo biba birangiriye aho ngaho. Ndabyigisha ndavuga nti Imana kugira ngo igaragaze ko igitangaza ikoze ari icyayo, nuko ikora iby'Imana iby'abaganga bananiwe cyangwa n'abandi. Sinari nzi ko muri abo bantu hari umuntu wagize ikibazo kwa muganga baramubwira ngo ibyo kubyara byibagirwa. Yesu ashimwe cyane.
hanyuma byumvise rero ahagurukiraho, yagiye kuza imbere ngo musengere, ntaranahamagara ariko nyine yumvaga ari byo. Imana ishimwe cyane, kuko mpagaze ahangaha mvuga ngo Imana iyo tuyihanze amaso, iyo tuyibwiye ngo Mana turi hano ariko dufite ikibazo, iragikora, iragisubiza. n'Imana y'ibisubizo. Yesu ashimwe. Uwo mubyeyi yaraje ndamusengera, noneho agarutse mu rugo aravuga ati ariko azasanga n'ikibazo kitari kuri genge. Azana n'umugabo, icyumweru gikurikira ndabasengera. Umwana wa mbere babyaye bamwise Kirabo. Kirabo ni ukuvuga ngo igitangaza, Kirabo ni uruganda. Barangije barabyara, bariyongeza. Haleluya. Noneho nanjye ndavuga nti ya Mana, abantu bazira kutayihanga amaso, abantu bazira kutayizera, ariko Imana ishimwe turi hano kubera ubuhamya bukomeye cyane, kandi Imana ibongera igihe cyo kunezerwa, ibongere. Haleluya. Nshaka amagambo yo kuvuga kuri uyu munsi n'ibyo dusabiramo. Nasanze umugisha wa Aburahamu abantu bawukeneye. Sashima Aburahamu abwirwa umugisha Imana yamuteguriye. Yavuze amagambo akomeye ko abana be bazangana n'iki? N'umusenyi. Ubundi umuntu mu myumvire wakumva ko nyine yarengeje cyangwa yakabije, kuko nta wabyara ngo anganye n'umusenyi, siko bimeze. Ariko ibyavuze abantu bavuga ngo data Aburahamu kwisi, haleluya, nukuri ni benshi, kugira ngo bararuta n'umusenyi wa kariya iriya nyanja yacu hariya, ya yindi dufite nini. Yabyaye. Buriya kubyara, hari abantu bavuze nyine Abayuda bavuga ngo twebwe ko turi abana ba Isirayeli, ngo ba Aburahamu, ngo kuki uvuga ngo Yesu arababwira ati niba mwari abana ba Aburahamu ntimwakabaye mukora ibyo mukora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugira abana bo mu mubiri, blood cyangwa maternal children, ariko ngo tukagira n'abana b'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe yamubwiraga abana b'isezerano bazakomoka ku mwana w'isezerano witwa Isaka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu mu byo dusenga turavuga ngo Imana namwe ibagezeho isezerano rya Aburahamu, kandi koko muranarikwiye, natwe tuje kubihamya mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Celebratinga rero imyaka 25 y'uyu muryango wicaye imbere yacu dukunda cyane. Ndagira ngo iki cyanditswe kiri muri Zaburi 127 umurongo wa mbere, nayo nyivuge kuko nibyo tugiye gusabiramo dukora icyo bita rededication, cyangwa kongera gushimangira isezerano Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nsome uwo murongo hanyuma dukomeze kunezererwa muri uyu muhango mwiza. Ariko iyo hari umuntu usanzwe usoma amfashije akavuduka akajya muri Bibiliya, cyangwa reka ngerageze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 127 umurongo wa mbere havuga ijambo rikomeye. Nenda gusaba kugira ngo mukanya dusenga. Yes. 127 haravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Haleluya. Umurongo wa 5 kugira ngo mbere ko yavugaga umuryango. Iyo yubatse umuryango, awoha n'ikirimba cyuzuye imyambi.
umurongo wa 5 w'iki gice uravuga ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Haleluya. ngira ngo iyo ntangira ruguru niho habisobanura neza, aravuga nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Haleluya. Imana rero nk'uko natangiye mvuga ngo ijya ikora ibyananiranye, n'aya masezerano nayo irayavuga ikayasohoza. Twicaye aha ngaha dusereburetinga imyaka 25. Inshuti zacu zarahuye zirarushinga. Ikintu nababwira, ntabwo nashatse statistics z'ingo zigiye zisenyuka biterwa n'impamvu z'uko turi mu minsi mibi y'ubuhenebere, ariko ndababwiza ukuri, n'abakibana n'abakiri kumwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Abantu Imana yahinduye umwe kubera nyine ijambo ryayo, kubera n'ariya magambo tuvuga. Utibwira ngo iyo umuntu yahinduwe umwe n'Imana yakuremye, iyo ushatse kuvuga ngo fata inzira nanjye mfatiye, ntabwo usigarana nako yagusanganye. Munyumve neza cyane. Ntabwo usigarana Augustine Gakwayi wo wari uri, kuko washizeho. Ukiri umwe n'abakiri umwe, mwari abantu, mwari abasore n'inkumi. Mumaze guhinduka umugabo n'umugore, muhinduka umuryango. Nicyo gituma munahuza izina. Hanyuma iyo habayeho ikintu kizana ibyo ntashaka kuvuga, ntifuriza n'abanyarwanda, ntabwo usigara uri nakusigara uri ikintu. Yesu ashimwe cyane. Nimvuga ibi hari abantu wenda byananiye bagatana, uyu munsi mubitekerezeho, kuko iyo tuvuga amagambo tuba tuvuga tugira ukuntu tureba dusesengura ijambo ry'Imana. Imana itugiriye neza, twabaho tukabaho, Yesu akazasanga uko yaturemye, uko yatugize mu rushako, ariko tukimeze abandi babiri bakomeza kuba umwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwumva rero nashimira Imana muri aka kanya, mvuga ngo ze muri ayo mavuta, ariko ngira ngo kubera yuko impamvu nyamukuru yo kuri dedicatinga cyangwa sinzi uko n'ubundi nta cyabaye. Yesu ashimwe cyane. Imana yakomeje barindira hamwe, ariko ngira ngo ni nko kongera kwibutsa Imana ko mugihagaze mu masezerano mwakoze. Rero kugira ngo nabyo bifatireme, mugiye guhaguruka noneho muyasubiremo, babwira amagambo makeya musubiramo, hanyuma Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero bagiye guhaguruka, bahaguruke. Hanyuma ndababwiza ukuri, bene ibi ngibi ni ibintu byo gutuma ibintu byongera kuba bushyashya, ugasibura amariba kugira ngo avomwe amazi aza ari meza. Hari abantu bagera aho ngaho bakibagirwa amasezerano, ariko pasiteri ni umuhanga cyane. Ngira ngo yavuze ati bataza kumvugisha kumva, ariko n'iminwa ikavuga ngo nayo ndayibonye bivutse. Imana igira neza, iduha umugisha, cyangwa se iduhana umugisha twese.
hanyuma batunganya hano haza kugira umuntu uvuga ko ntabikoze muri protokoli ikwiye. Nanjye ni bishyashya ariko nzabikora igihe nikigera. Yesu ashimwe. Nimusanga nsezeranya bushyashya nzabikora neza cyane. Imana iduhana umugisha. Birakaze. Ni karibu my dear pastor Jean-Marie Vian na Shotwe. Ariko mwamuhaye amashyi agitegura impapuro. Hallelujah. Kandi na best man nubwo ari bishyashya ariko umwegere ngo Yesu ashimwe cyane. Tubanze duhaguruke dutenge. Turaguhimbaje Mana y'icyubahiro. Uzamuye izina ryawe hejuru. Urabikwiriye. Ibyo wadukoreye ni byinshi. Kumva byaradukizemo umwenda wo kugushimira, wo kugutura amaturo, wo kugutambira ibitambo. Erega ntabwo twabona icyo tukwitura ikomeye kandi hambaye gukorera inyokomuntu. By'umwihariko njye n'umuryango wanjye. Ariko ni kuriya muhanzi yahanze yuzuye umwuka wera aravuga ngo uko mbishoboye nuko mbibashije nzajya ngushimira. Ndabizi ntitwagera no muri kimwe cya kabiri, ariko ushimwe kubera ko uzi intege z'umwana w'umuntu nkeya. Wakira ishimwe tugiye gushimira imbere ya bene data. Wakire kino gitambo turo tugutambira imbere ya bene data. Wakira amaturo yacu kandi uyemere. Tugushimiye ku byakoretse byose uhereye mu gitondo. Tuguhimbarije no ku byo tugezeho aka kanya n'ibindi biza gukurikiraho. Reka ibyo byose uze kugumya ubiyoza ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo. Ni mu izina ryiza rya Yesu neza twizeye. Amen. Mugore wanjye mwiza nkunda nubaha nishakiye ndayishimiye Flavienne. Urabizi ko atari umuco w'abagabo benshi, cyane cyane w'Abanyarwanda, gushima abagore mu ruhame. Ariko ku byo twanyuzemo birimo uruhuri rw'ibigeragezo n'ibibazo, ukihanganana nanjye muri byo. Niyo mpamvu nshenye izo bariyeri z'umuco, nkaba ngushimiye imbere y'umuryango wawe uvukamo n'uwanjye washatsemo, itorero n'inshuti zacu bicaye hano. Ngushimiye imbere yabo ko wambereye umugore mwiza, imico myiza, urukundo, ufite urukundo, uroroshya, ufite n'ubwenge. Ntabwo nabuze icyubahiro umugore agomba umugabo mu rugo rwe. Waranyihanganiye mu ntege nke, ntiwahwemye kunyuzuza, ntiwazimije umuhamagaro wo gukorera Imana yanjye ariyo Mana yawe. Ntiwigeze witambika ama-initiative n'ibyemezo byo kwiteza imbere no guteza imbere urugo rwacu, ahubwo waranshyigikiye n'imbaraga zawe zose uko wari ubishoboye.
uwo ni we uyu munsi wabigizemo uruhare rutaziguye uhereye aho twiyemezaga kubana. Icyo musaba umugore mwiza uyu munsi si uguhinduka kuko ukuri biranyuze, ahubwo ni ukugumya kumbera nk'uwo wambereye muri imyaka igera kuri 25 tumaze dushakanye. Naho ku ruhande rwanjye nongeye gusezeranya imbere y'Imana n'itorero n'abantu b'agaciro kenshi bari imbere yacu twatumiye ko nzagumya kugukunda, kukubaha no kukurinda ibyakubabaza. Sinzakurutisha abagore bato n'abo mungana, uzahorwa ruta igihe cyose nkiriho. Imana izabifashamo. Nsigaye n'uwagiye naragukanira agahanga nawe uvuga imvamutima zawe. Yewe ndashaje ntabwo nabashije kuzifata mu mutwe, ariko nabonye burya umuntu wese yashaka yaba umuhanzi. Kandi aya magambo mubwiye ntabwo ari yayandi y'abasore bafatira hejuru rimwe na rimwe n'ibyo bavuga nta nubwo bumva n'ibyo bavuga neza, baba bari motive n'izindi mbaraga, ariko umugore wanjye ndagukunda. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga nyuma y'uwo muntu, nyuma y'aya magambo akuzwe, ariko Umwami arashoboza. Nibyo koko yagiye ahumekirwa cyane gukora iyubire, rimwe na rimwe ugiye sinanabyumve, ndumva abavandimwe babyumva cyane, ariko mukuru wanjye aza kumbwira ati emera, urabuzwa n'iki? Nibwo bwa mbere nari ngiye kwitambika igitekerezo yari azanye ko ngiye sinabyumvaga, ariko mukuru wanjye amaze kumbwira ati emera icyo avuga umushyigikire. Naramushyigikiye kuko ndambwira noneho nanjye nabyumvise, turi kumwe. Amezi yashize we yari yarabitangiye cyane, yari yarabitekereje cyane. Rero nshimye Imana kubw'uyu munsi, ngiye nanjye kurahira. Mu by'ukuri ibyo nakoze ni imbaraga z'Imana zashoboje n'uburere ababyeyi batwaye. Twagize amahirwe yo kugira ababyeyi beza baraturera. Ubwo rero ntabwo ari imbaraga zanjye, ahubwo ni Imana yanshoboje. Naho nari naravutse n'uburere mama na data bari baramaye, nubwo mama ari we turi kumwe, ariko umuryango mama iyo yaturebaga ijisho twamenyaga icyo atubwiye. Ubwo rero ubwo burere nibwo najyanye mu rugo. Ndamushimiye ko yishimiye imibanire yanjye nawe. Nanjye ngiye gusenga kurahira imbere y'Imana, arihangana natumva wenda avuze nk'uko yabiteguye. Yesu nafashe urupapuro ngo nandike, ariko Umwami arashoboza. Mugabo wanjye mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro rigana ritya, ndagushimiye iyi myaka yose twabanye. Ndagushimiye ko wagerageje wambuza ukabinyereka, ugerageza kundwanaho mu ntambara zikomeye, uranshyigikira. Ndabigushimiye. Ndagushimiye nanone yuko igihe cyose muri ibyo bibazo twahuye nabyo, ntabwo wigeze utatira igihango cyacu uvuge ngo isi ibi ni ibiki cyangwa se bizageza ryari. Ndagushimiye.
Mwangalie kumacho. Ndabishimiye. Rero mpagaze imbere y'Uwiteka, ariyo mpamvu yo kumanika kuno kuboko ntabwo Uwiteka w'umugabo, nemeye kugukunda kuko nagukundaga, ese Uwiteka azashoboze ndusheho. Nemeye kukubaha nkakubahira umuryango, nemeye kugushyigikira, sinzagusenya ahubwo nzakubaka. Wemereye yuko ari wowe nzubahisha umutima wanjye ndetse n'Imana yanjye nzayubaha nkurikizeho wowe umutware wanjye nashatse. Nemeye nanone yuko nzubaha itorero nk'uko Uwiteka yariduhaye kuriyobora. Ibyo byose Uwiteka azabimfashamo. bajyaga bakoresha Abisirayeli kongera kuvuga ngo ntimuzatatire igihango mwakoze bikoranye n'Imana. Rero bagiye kwambikana impeta ya masezerano mukora. Ese ashimwe cyane. Wowe mbere ni pasiteri wayakugeneye, ubu noneho wayigeneye, numvise banongeyemo utundi. Impeta rero igiye ikwibutsa, ndagira ngo afungure agufashe yawe kugira ngo kubera yuko ari nawe watangiye kuvuga, nawe wateye intambwe ujya kumubwira ko umukunda, nawe none yabivuze. Hanyuma turabanza tuyisengere, hanyuma niturangiza kugeraho irindi jambo nanone ritwikira cyangwa rishimangira byanyu. Kaduce bugufi hanyuma twongere kwereka Imana uyu muhango w'iyi mpeta. Uwiteka Mana nziza, Mana ihoraho, impeta ni ikintu cy'agaciro ariko kigira icyo kitwibutsa. Bamwe ibibutsa ko igihe cyageze bagashaka, bagashyingirwa, bakarongora, ndetse Imana ikabyemeza n'imiryango ikabyemeza. None ubu hari irindi sezerano rikozwe hagati y'uyu muryango rivuga ngo ni uko babivuze data wera bemerana kubana n'umugabo n'umugore, na n'ubu nyuma y'imyaka 25 baracyongera kubishimangira. Ubyumve ubaha imbaraga zo kuzasoza badatatiriye igihango bagiye bakora basubiramo. Rero mukurikiye zino mpeta zizavuge cyane, zizakore ku mitima yabo, zizakore Mana nziza icyo bifuza kugira ngo barusheho kukubona hagati yabo urushako rwabo. Rero Mana nziza, wumva amagambo bavugira kuri izi mpeta nayo agere ku mutima wawe, wakunde, ubakuze, ubabere Imana mu bihe byabo byose. Sabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Umwigishe amagambo ari buyivugireho agomba kuba yabyiteguye, ahubwo mumfashe tuyatege amatwi, turangiza tubaha amashyi menshi cyane. Haleluya. Wowe ndashimiye Fabienne, umugore wanjye nashatse, ntabwo mfite isoni, nta n'ubwo mfite ubwoba bwo gusubiramo indahiro narahiye, kubera ko n'ubundi rero nabikoze kera. Iyambashije imyaka 25 igashira, izambashisha n'indi myaka isigaye. Imana hari indi rero, ariko iyo mukomeza mwaka
akanjye n'ubundi nari muhaye akanjye n'ubundi bamuhaye umutima wawe ikindi wasize n'iki nuko iyitanguhira nicyo kibazo fatiye Yesu ashimwe. Ubwo rero reka dusabe na yewe ndashimiye Flavien wambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo twakundanye. Uwiteka yabanye natwe muri uru rugendo rwose imyaka 25. Nemeye imbere y'iteraniro yuko nzakubaha, nzakubahisha, nzagukunda, nzagukundira n'umuryango. Uwiteka azabifashe. ko barangije imyaka 25 kandi mukayikoramo isabukuru nk'iyi ngiyi. Ubwo nubwo amafoto azabyerekana ariko hazaba hari n'akandi kantu nyine Imana igira neza ikomeze kuduhangurisha. Rero mu rwego rwo kubasengera kubera yuko geragara n'amafoto abafatwa kugira ngo mwadufasha mugategura inyuma hariya niho heza gukuraho iyo neza kugira ngo haleluya. Isashe kabireba ku bigende Esashimwe ibise byo tubikora duhagurutse mwakagira Imana mwabarushye nta kibazo ariko ubwo ndagira ngo namwe mushireho iryanyu. Amina. Mubwire Imana ndabizi hano hari ababyeyi. Haleluya. Rwose ikintu gikozwe kirerekana uburyo bw'ikinyabupfura kiba mu bantu. Pastor kubereye intangarugero kuri bariya abantu bananizwa n'ibintu byoroheje. Rero iri somo rizagera kuri benshi. Tugiye gusaba turi babiri, hanyuma ubwo namwe musenga rwose musenge. Ushobora no hanura ntabwo bituma umuntu yica isezerano. Reka rero abazamura amaboko muyazamure hanyuma dutangire dusenga. Pastor agiye kubanza afate kano kazindaro ndasoza mu izina ry'abantu bose bari hano. Turagushimiye Yesu w'i Nazareti wabanye na Jean-Marie mwana we. Ndashimiye Flavien Yesu imyaka 25 aramwizerwa. Mwami Yesu nta ndimo twigeze twumva. Turagushimiye atanyurundi rugendo Yesu uzabashobozeho. Mwami uzabahe kwizerwa, uzabahe mwami kwambara imbaraga bagukorere Yesu ntabwo babafite kuzageza Yesu ugarutse gukora itoro ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyumvise mwami. Reka amahoro yawe n'ubuntu bwawe bibane nabo. Nuko mwami Flavien mwami abyemeye imbere y'iteraniro uzamuhe mwami kubishoboza kumwe ntabwo yashobora ariko ntabwo babishobora byose uzahe kubishoboza mu izina rya Yesu. Mwami nuko mwami databuze Jean-Marie mwami abyemeye imbere Yesu iteraniro uzahe kubishobozemo mu izina rya Yesu. Niko wabwira Shura mwami uravuga ngo hagarara ushikama ukomere uko nabanaga na bose niko nzabana nawe. Mwami uko data wabanaga mwami na bose niko wabanye na Yoshua, niko uzabana na Jean-Marie, niko uzabana nawe, niko uzabana mwami data no mu bana babo no mu buzukuru babo no mu buzukuruza. Data wera turabigushimiye. Reka icyubahiro kibi cyawe none iteka ryose ni mu izina rya Yesu mwami mukina wacu. Amen. Imbere y'Imana gusenga n'ubwo Imana itwibutsa cyane uyu muryango
ko abantu Imana yatinze guha urubyaro, aho yabibukiraga yabahaga urubyaro ruzahindura amateka y'isi. Niko byabaye kuri Aburahamu, niko byabaye kuri Hana abyara uwitwa Samweli, niko byabaye no ku bana tutavuze ariko buzuye Bibiliya. Ariko Bibiliya avuga ngo mu gihe gikwiriye yibutse ko Sara nawe akeneye umwana, arasama. Mana wibutse uyu muryango udupfukamye imbere, uwibuka nyuma y'imyaka 23 bakimuhanze amaso. Mana ndasaba kugira ngo nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo abatambyi bawe bazavuga ngo ubamurikishirizeho amaso yawe, ubamurikishe mu maso hawe Nyagasani. Ayo maso niyo ahindura amateka y'ibintu. Iyo wibutse abaguhanze amaso bakorera ibikomeye. Icyo tukumurikira ni kimwe, nuko ubuhamya bagiye gusiga muri iki gihugu ruzatuma ingo nyinshi zidasenyuka, noneho ukajya wibuka umunsi nk'uyu Nyagasani. Ntabwo ibibazo biza kumaraho isezerano ryawe, ahubwo birikomeza mu bundi buryo no mu rundi rwego. Rero iyi jubili Imana nziza yandika mu mateka si y'uyu muryango ahubwo no mu gihugu no mu itorero. Abantu bajya bibuka ko bagomba gushima, bajya bibuka ku myaka 25 ishize bari ikivi hasigaye ikindi. Niyo mpamvu tubasabira kugubwa neza mu isi yabo yose, ubahe gutunga no gutunganirwa, ubahe urubyaro rukunda Imana, kandi Nyagasani ubandike muri cya gitabo cy'amateka. Mana uravuga ngo igitabo kizabumburwa, ngo ariko hari n'ibitabo bindi bizabumburwa. Mana muri byo hazabemo iri teka. Abakunzi bawe icyo bavuze uyu munsi turacyaturaho, Mana ko kimaze gushimagirwa n'impeta bambaye, kandi n'iri jambo n'isengesho tubasengeye turabifuriza kugubwa neza kandi no gukomeza urugendo bakarusozane mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen. Sijya rwose na kabiri Yesu ashimwe cyane. Nari ngize ngo agiye gusinya babiri ariko ni imwe gusa. Abantu bazi gusinya Haleluya. Ngo nanjye munyemerere shyireho iyanjye babashyingira. Ndavuga kuri iki cyiciro. Ubwo rero iyi certificate igiye bibutsa ko mwasubiyemo ijambo bita kuvugurura, ariko njye numva ari ugushimangira rya sezerano ryo ribagejeje aha, iri rizakomeze ribaherekeza risoze. Anshoboza. Ibyo nibyo biri mu mutima wanjye. Mugabo wanjye, mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ringana ritya, ndagushimiye iyi myaka yose twabanye. Ndagushimiye ko wagerageje wankunze ukabinyereka, ugerageza kundwanaho mu ntambara zikomeye, uranshyigikira. Ndabigushimiye. Ndagushimiye nanone yuko igihe cyose muri ibyo bibazo twahuye nabyo ntabwo wigeze utatira igihango cyacu ngo uvuge ngo isi ibi ni ibiki cyangwa se bizageza ryari. Ndagushimiye. Ndagushimiye. Rero mpagaze imbere y'Uwiteka
ariyo mpamvu yo kumanika kuno kuboko ntangabo y'Uwiteka w'umugabo. Nemeye kugukunda uko nagukundaga, ndetse Uwiteka azanshoboze ndusheho. Nemeye kukubaha nkakubahira umuryango. Nemeye kugushyigikira, sinzagusenya ahubwo nzakubaka. Nkwemereye yuko ari wowe nzubahisha umutima wanjye, ndetse n'Imana yanjye nzayubaha nkurikizeho wowe umutware wanjye nashatse. Nemeye nanone yuko nzubaha itorero nk'uko Uwiteka yariduhaye kuriyobora. Ibyo byose Uwiteka azabimfashemo. Amen. Yesu ashimwe. cyane kudukunda no kudushyigikira. Mwabigaragarishije kubatumira kandi mukaba mwatwitabye. Turabizi igihe cyane cyane cyo muri iki gihe kirahenze cyane. Duhaye agaciro rero kanini cyane igihe cyanyu mwatanze. Yemwe hari n'abaduhaye n'amafaranga yabo kugira ngo ibirori by'uyu munsi bigende neza. Ibi byose turabizirikana. Birashoboka ko umwana w'umuntu atazirikana, ariko hari ijambo ry'Imana nkunda rivuga ngo kuko umwami Imana atari umuntu ngo yibagirwe imirimo yacu. Dushobora kutazakwitura, ariko dufite Imana yitura abantu bakora neza bose. Imana yacu rero ibyo tutazashobora izabidukorera, ndabizi. Imana ibaho umugisha cyane. Tutari twinjira mu buhamya, ni icyemezo nafatanye n'umufasha wanjye. Turavuga ngo amaturo azatangwa muri ibi birori, kuko twumvaga ko harimo kiliziya kandi mwayibonye koko. Turavuga ngo tuzayafashisha abana bavutse badashyitse bo mu bitaro bya Masaka. Iyi nkunga niho tuzayijyana. Nibamara kuyabara baze kuyatubwira, turaza kuyashyikiriza marene. Agira ministeri yo gufasha abarwayi hamwe na mama Pasteur na mama Dora. Ese mama Dora arahari? Namubonye. Na Kati ni itsinda rinini na Vanda na mama wa Flavienne. Bazabagurira nk'amasabune n'amapampa bajyana iryo turo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turahangaha kugira ngo tubaho ubuhamya. Ariko ntarabwinjiramo, mbabwira impamvu y'uyu munsi. Impamvu y'uyu munsi ni imwe, izingiye mu ijambo rimwe. No guha Imana icyubahiro ku by'Imana yakoze mu muryango wacu. Ni byinshi, ariko ibyo turi buze kugenda tugarukaho ni urushako rwacu, kubera ko Satani ntabwo yarugeze amashoka, ahubwo yaruhondaguye amashoka rwanga gupfa. Ibyo ndabizi ko abenshi bashobora kubyumva kimwe nanjye, kuko muratuzi. Hano harimo ababyeyi, abavandimwe, abanyatorero, abo dushumbye, abapastori bagenzi banjye. Bisinakwirwa mbitsindagira, twese turabizi, kuko murabizi cyane cyane mu muryango wacu w'Abanyarwanda uruhare umwana agira mu buzima bw'umuryango. Rero turashimira Imana
bivuye ku ndiba y'umutima kuba yararinze urugo rwacu imyaka 23 igashira, ikigeragezo cy'urubyaro kikaba kitaregeze cyafekta urukundo rwanjye na Flavienne. Kubera ko ariko ntacyo ndaza kubizana mu buhamya, Mwuka yaraza kumufasha kuyorganiza. Rero turavuga ngo bitewe n'icyo gikorwa Imana yakoze ikarinda urugo rwacu ntirusenyuke, kuko iyo itaza kubikora ibi byishimo dufite uyu munsi ahangaha ntabyo tuba dufite. Se ndabeshya? Ntabyo tuba dufite. Iyo itaza kubikora uyu munsi mbafite nk'abagore nka6, nawe yarashatse nk'abandi nk8. None se ntimubizi ko abantu bagira ati genda ugerageza, ariko mwe wese baragiye agerageza mu ruhande rwe, kandi nyabusa hari igihe n'abagerageza burya bidakunda, kuko urubyaro ni Imana irema. Ni Imana irema. Ushobora no kugerageza ntibikunde, ahubwo agahinda kakakwicira rimwe. Numvaga ntifuza kuzahura n'impanuka imeze gutya. Ishimwe ni iki rero? Ishimwe ni igikorwa cyo kwitura umuntu wakugabiye, kabone nubwo uwakugabiye ibyimuhaye bitangana n'ibyo yakugabiye. Se ndiho ndumvikana? Iryo ni ishimwe. Binyibukije amagambo ari mu Ngoma za 2 igice cya 27. Dawudi yaramaze gutura n'abaprince be n'abandi bantu bakomeye mu gihugu cye, bakora fundraising yo kuzubakira Uwiteka, kuko yari yarasabye Imana kuzubakira Uwiteka. Ariko Uwiteka aramwangira, aramubwira ngo Dawudi, wowe amaraso ni menshi mu biganza byawe, ntabwo we wanyubakira inzu. Ati cyakora kubera yuko ari byo biri mu mutima wawe, ndabikwemereye, umwana wawe niwe uzakora icyo gikorwa wifuje, ariko wowe ntiwanyubakira inzu. Ariko Dawudi ni umunyabwenge, nubwo atayubatse ariko yasize yegeranije ibikoresho byose bizubaka urusengero. Uretse gukusanya ubwo bushobozi buvuye mu baturage be, n'abami baturiye babanganyikanyije ibihugu, naho yagiye hakura inkunga, ku buryo ibiti, zahabu byose yasize abyegeranije. Ngo amaze kubona icyo kintu akoze, agira icyizere cy'uko inzu izubakwa y'Imana. Arangije asenga isengesho riri muri iyo chapitre nababwiye ya 29. Reka mbabwire ibyo nibukamwo bikeye. Yaravuze ngo Uwiteka, twe turi bantu ki kwemera tukagutura amaturo? Burya kwemera burya Imana buriya iyo utuye uzajya wishimira Imana, kuko aravuga ngo Uwiteka, twakwitura iki? Kuba wemeye amaturo yacu tukagutura. Aravuga ngo erega turabizi neza nta nicyo tuguhaye, kuko ibyo waduhaye nibyo tugusubije. Niho narivuze rero ngo kenshi burya ibyo ukoze ntabwo bingana n'ibyo wakugabiye aba yakoze. Dukomere Imana icyubahiro, kuko yadukoreye ibintu bikomeye. Sindibuze kuvuga cyane ko komereza aho ngaho, reka twinjire mu buhamya. Kuko uretse icyo nababwiye, ndiho ndavuga insobanura mpamvu y'iki gikorwa. Uretse icyo kintu cyo gushimira Imana yarinze urugo rwacu rukaba rukiriho, rwakagombye kuba rutariho, ariko kandi impamvu twatekereje gukora kino gikorwa, ndabashimiye umuntu wese witabiriye buno butumire. Imana yo mwijuru bampera umugisha, mwanejeje cyane. Imana ishimwe yazanye ikoranabuhanga. Nicara iwanjye ntuje nkareba, nzajya mbona ishusho y'umuntu wese. Ushobora kutazakwitura, ariko Imana izakunyiturira, kuko uyu munsi waje gufatanya nanjye kwishima no gushimira Imana. Amen. Amen. Yego,
mwihangane iminota. Indi mpamvu nababwiraga yatumye kino gikorwa tugitegura tukagikora. Yesu ashimwe cyane. Kwari ukugira ngo tubasangize intambara, ibibazo twahuye nabyo muri iyo myaka 23. Wakwibaza ati sibyo bivuze iki? Hari ibintu muri sociology bita ngo ni sociotherapy. Ni uburyo itsinda rihura ikaganira ku byaribayeho, ikaganira ku bikomere byabakomerekeje. Abahanga bakavuga ko iyo biriho bigenda gutyo bitanga inner healing, bitanga gukira ko mu mitima imbere. Ubu rero murahangaha mwaje kudufasha gukira. Dukomere Imana bashye kandi ndabashimiye. Ariko si ibyo gusa, turanavuga ngo ahari muri iriya teraniro hashobora kuba harimo abantu bariho banyura mu bigeragezo twanyuzemo. Byashoboka ko buno buhamya bushobora kuzagira abo bwubakira. Nashimiye Pastor Emmanuel yagize mu ruhare rukomeye cyane. Tereka bino tubinyuze online. Erega burya hari ibintu buryo utakwikorera, kuko bishobora kugaragara nkaho ariho wiyamamaza cyangwa uriho sinzi umuntu yakwenterprete wabivuga uko ushaka. Ariko Imana ishimwe ko igitekerezo cyaturutse muri bene data. Ubanza byakoretse manwe. Imana iguha umugisha, Imana ikunyiturire cyane, kuko hari abariho babireba, hari abo bizakiza, niko nibwira. Kandi hari ubuhamya dufite bwabo byagiye bikiza, twatanze ubuhamya nk'uko. Hari umudamu uba muri Canada, ufite umwana umwe, hanyuma Imana imugirira umugisha asama undi, ariko umwana aza gupfa nawe agereje muri ya mezi y'abana bacu bapfiragamo, ngo yumva atandukanye n'Imana cyane. Biranashoboka ko ubu ngubu ariho ndeba cyangwa azabyumva, arihangana nkoresheje ubwo buhamya bwe, sinavuze n'izina rye. Arangije ngo yumva buramukuruye, arabatereka muzimye, ngo yavaga ku kazi ataha, ati ndaza kubureba ngeze mu rugo. Ageze mu rugo arabufungura, arabureba inshuro imwe, ebyiri, iya gatatu. Ngo ashaka na telefone zacu arazibura, ariko by grace of God aza kuzibona yaje no gusura umuryango we, yaratubaririje. Arabaterera n'abashatse narababuze. Atari ku buhamya mwatanze bwongeye kungarurira gukundana n'Imana, kuko nari natandukanye nayo. Aratubwira ngo kubera ko numvaga Imana itankorera ibintu bimeze gutya, ariko numvise ibyo mwaciyemo. Birati burya hari abantu bafite ibintu bemereye gusumba ibyanjye kandi bagikunda Imana, bagikorera Imana. Atundi mu busabane n'Imana bukomeye cyane. Reka ndekera aho ngaho ubusobanura mpamvu bw'iki gikorwa, twinjire mu buhamya. Nibwira ko butaza gutinda, Imana ibimfashe nk'uko ntitwifuza ko fata igihe kirekire. Twarabivuze, hari ibyo tuza gusubiramo, hari ntitukurambire, ariko turi abantu bahuye n'ikigeragezo cy'urubyaro, kubera ko twashatse nk'abandi basore nk'uko bashaka. Birumvikana nyine ko muba mwiteguye umwaka utaha. Yarasamye, amaze gusama, ariko bigeze ku mezi 7 umwana amupfira mu nda. Turashyingura, nkumuriza umugore wanjye ntihangane, Imana izadushumbusha. Nibyo koko yaradushumbishije. Arasama, ariko amaze gusama n'ubundi yanda, umwana amupfira mu nda kuri ya mezi. Ndashaka kwihuta, byaragiye bigera ku nshuro ya 10. Bigeze ku nshuro ya 10 sinongeye kubara. Icyakora we yagumye kubara, birumvikana. Kandi none se abadame mwubahwe, nimwe mutwita, we yagumye kubara.
rero byarakomeje cyakora bigeze ku nshuro ya gatanu ndavuga ngo amazi ntabwo ari yayandi, iki kigeragezo gishobora gutinda. Yewe navuga ko niyakiriye vuba, sinzi ahari wenda nimba ari uko umuntu aba ari n'umugabo, ariko umugore wanjye we byamukozeho cyane. Mugira inama namwe rero umugore mwiza, reka nkubwire izi projet zo kubyara reka tuzihagarike, tubanze dukora ibindi. Birumvikana abantu iyo bagishakana baba ari n'abakene, nta mafaranga twari dufite pe, twari abakene nk'uko bandi basore benshi ntabwo ari bose bashaka nta kintu, hari abantu ni sankintu ubanza ariko bajya babivuga. Ndamubwira rero ibi bintu, iyi projet yo kubyara reka tubanze tubibe, turacyari batoya, tubanze turwane n'iby'ubuzima kuko nabyo ni ikibazo. Yewe mbifashijwemo na mukuru we Mama Violette, Imana iguhe umugisha, bazamura ukuboko kwawe hejuru, ajya mu ishuri muri kaminuza, ariko yahagazemo igihembwe kimwe, ubanza cya kabiri atarakirangije, arambwira ngo birananiye. Cyafase Flavie ko nzi kuza ubwenge kandi koko yaratsindaga muri secondaire, wenda harabo biganya hanga. Iyo wihanganye ukishaka mu imbaraga kwibi bintu ko tutazi igihe bizarangirira, tugashaka n'ukuntu twakwiyubaka ko nabyo bitureba, niho naje gusobanukirwa neza uburyo urubyaro ruremerera ku buzima bw'abadamu. Abadamu mwubahwe, Imana ibaho umugisha cyane. Nuko ndagerageza noneho reka ujye kwiga utoyikore byibura tujye wige n'akamodokari, wenda Imana izaduha umugisha ujye unitwara, ishuri arijyamo naryahubukamo. Navuze ngo kwihebera kuri bitanu, niho nabonye ko ikigeragezo atari ikigeragezo cyoroshye. Twarasenzeye Kanyarira kizabonwa, Samiduha nimba ari Samiduha, hari ahantu nta hantu basengera tutasengeye. Noneho wengira ngo byari byikubye nka kabiri, ariko ntaki bivaho ngaho tangira turabatira. Noneho reka tugerageze tujye no hanze, twivuze no hanze. Birakunda, institution nakoreraga iramfasha, ajya muri Afrika y'Epfo, ariko n'ubundi abana b'impanga yaragiye atwite bapfiriyeyo. Umwana umwe yapfiriye mu ndege, undi yapfuye bagezeyo. Muganga namwe ati rero madame, turabona nawe ushobora gutakaza ubuzima, ariko iby'Imana ikora nawe arapfa cyakora ubuzima bwe burarokoka. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, twarabuze ngo tujye no kwivuza hanze, nabyo turabigerageza, naho ajyayo. Ariko tukiri aho ngaho, ku nshuro ya gatanu niko nababwiye ngo ikigeragezo kirakomera. Nugeragezwa ukumva ugeze ahantu ha mwisho, ntukagire ngo uzapfa, oya byongera ukomeze kandi utwaze, burya birarangira. Hari ikintu nemera mu buzima bwanjye, nuko burya ikintu cyatangiye kiranarangira. Nimba ugeragezwa uruca nko mu byo turo ducamo, cyangwa se n'ibindi bisa nk'ibi ngibi, nukuri Satani ntaguhabure umutima, bizarangira kuko ikintu cyose kiratangira kikanasoza. Rero twagumye kugirira Imana icyizere kandi tugumya gukomera, ariko biramujegeza cyane. Ndabyibuka umunsi umwe aransanga arambwira ngo Jean, ndamwitaba, atari ko waretse ukansengera ngapfa, ko nkava mu nzira nkakubohora. Abana bigeze kure tamada, uko niko wabibonye rwose, ndumva wansengera ngapfa nkakubohora. Hari ijambo namubwiye, namubwiye ngo mada, witekereza n'umunsi n'umwe ko uri umutwaro kuri njye. Ntabwo uri umutwaro kuri njye, ahubwo ibi ni ibintu byadushyikiye, reka tubigendanemo cyane. Ariko nkagira isengesho najya nsenga, ararizi wewe. Najya nkamubwira ngo Flavie, reka nkubwire, Imana indindi imigeri y'inkumi, numvaga kongera gushaka atari ibintu byanjye.
numvaga ari ibintu bimbangamiye, ari ibintu byambangamira cyane. Nuko ndamubwira uvuze nabi, ahubwo ihane, ibi ni ibyaha ukoze. Imana yaguhaye ubuzima niyo izabukwaka, nta mpamvu yo kwiyaka ubuzima. Ubuzima urabwiyakira iki? Nuko ndamukansoringa, ibintu bisa nk'ibyemeye. Yesu ashimwe cyane. Muri Yobu havuga amagambo meza cyane. Nugeragezwa ntugacike intege. Muri 27:6 haravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzarekura, ntacyo umutima wanjye uzagira icyo unshinja. Amen. Nugeragezwa uzajya ukomera ku Mana, Imana izagushoboza. Nyuma y'inshuro nk'eshanu biriho bigenda gutyo, ikigerezo cyaje gukomera cyane, cyaje gukomera biza no kugeraho, reka tubivuge kugira ngo tububake nubwo twakwisenya nta kibazo. Kubera kugeragezwa, abavandimwe n'inshuti n'abantu dufitanye relation nyine, hari ukuntu batugiriye impuhwe, hikoramwe bamwe bajya kuturaguriza. Ariko Imana yo mu ijuru irandeba, ntawe nari natumye na Flavien ntawe yari yatumye. Ni kwa kutugirira imbabazi, ni kwa kutugirira impuhwe. Urumva batarakoze neza se nubwo ahari wenda naho niho gucanganyikirwa nka Flavien bati wantwara ngapfa nkavaho. Nuko rero bajya kuturaguriza. Nuko batuzanira igisubizo cy'abapfumu. Kambasetse ntimurambirwe, ariko birimo n'inyigisho. Batuzanira igisubizo cy'abapfumu. Ariko bagihaye umudamu, je ntabwo bari kuntinyuka, kuko bazi ko ndi wo mu principe. Atirera ati ibisubizo bibiri. Icyambere, muzabyara, ariko muzabyara mutinze, kandi munabyara muzabyara karema. Uretse se guseka. Igisubizo cya kabiri, cyakora aho ngaho abo bapfumu naratangaye, aho barabonye icyo cyo rwose ndahamanya nabo. Baraza baravuga ati rero icyo ni igisubizo cya mbere. Igisubizo cya kabiri, buriya abapfumu bagira imbaraga, ziriya mbaraga z'umwijima zabo zirabakorera uko bazizera. None ngo baradukurura, badukuruye ngo twanga kuza, bavuze ijambo ryanejeje cyane, baravuga ariko bano bana ngo ko basuzugura. Duhima icyubahiro. Ndavuga Satani nawe arabizi neza ko yani reka mbabwire, ntimugahinzwe umushyitsi, ntimugahinzwe umushyitsi. Amen. Ntimugahinzwe umushyitsi n'ibigeragezo by'urufaya n'uruvange rwabo. Ni ukuri ko Imana icyatangiye burya kirasoza. Burya aba bantu bihanganaga bagakomera. Nuko rero kuturu tubakurura buno bwana ntibuzi. Buno bwana kubona ni nako buno bwana ngo burasuzugura. Ndavuga Mana ushimwe. Burya nabo burya baratuzi, burya baratuzi ko hari ahantu ntarengwa batarenga. Duhe Imana yacu icyubahiro, twongere tuyihe icyubahiro. Urumva neza icyo shaka kuvuga? Murumva aho twageragejwe tukagera, aho noneho wumvirwa impuhwe n'abantu bose. Ndacyavuga ibyo twanyuzemo. Hirya y'ibyo, twakubitanye n'ikigerezo cy'amagambo bikomeye cyane. Ariko Imana nabwo iradukomeza, iratwihanganisha. Reka mbibwirire tubiri gusa twonyine mpite nkomeza. Ntabwo ndi umwubatsi, ariko ndabikunda, nkunda kubaka. Ko niyo bariho bubaka amafaranga Imana yampaye kudufaranga nkubaka, nterurana n'abayede kuko sinumfunde zigupima. Nterurana n'abayede kabutura. Ngo boss ngo se ndabaga boss ntabwo ndi boss. Boss wawe ni nda yawe. Niyo yakuzanye ntabwo ndi shobuja. Ntabwo ndi boss wawe. Boss wawe ni nda yawe. Yana guhamagaye. Turaterura turafuraye amatafari pa. Sinzi ukuntu nagiye hirya, umuyede umwe aramvuga. Ambwira abayede bagenzi be n'abafundiwe.
ngo ntimurebe kiriya kigabo kandi murebe ngo kiri gitiriwe itafari buriya nticyabyaye. Noneho agira impanuka umukozi wacu aramwumva witwa Sylvie. Sylvie yaza ahangaha yarakaye. Bo tugira umuco wacu Imana iyo yamuhaye umugisha abafundi bacu turabagaburira. Imana iyo yamuhaye umugisha rwose muhembwa make murye nahangaha. Ariko binama no kubabyaza umusaruro ko bakora bafite imbaraga. Ubucuruzi se? Amen. Araza aranya ati ndakabagwa sha wowe ukabirya sha ufata inzira ujye mu gasenta ariko ibyaho uyu munsi na boss nabiguha ndabimena. Ngo tujya mu rwo gukonsoringa Sylvia ihangane ibyo yavuze ni ukuri. Neza ukuri. Ngo bavuga ibigoramye ngo imihoro ikarakara. Si byose nibyo. Kandi ntacyo wabikoraho. Burya hari ibintu bitari kuri control yawe. Ntubwire umwihorere kandi tumusabira imbabazi. Narapfukamye kugira ngo abirye. Abonye mfukamye arabyemera. Uwo mu ede yarabiriye. Kandi turamuhemba. Ruvugo twahanganye narwo. Niba kuvuga ntukarakare. Kuko hari ubwo bavuga n'ibiri ukuri. Kuki ubabazwa nuko bavuga ukuri. Ahubwo uzajya ubwira Imana ngo Mana ibyo ngibyo nabyo byumva. Nkinyibukije amagambo Dawudi nawe ari mu bibazo umugaragu we aramuvuga. Yahungaga umuhungu we Absalomo. Umusirikare w'umugaragu umwe aramuvuga ati heti nawe sasa wakabonye. Nawe urahunze. Wajya wabona nawe. Noneho ngo generale wari kumwe nawe aravuga ati databuja wanyemerere kano gakantu nkagatera inkota ndagatera inkota imwe gusa nkarangiza umwuka ushire. Aravuga ati turagatsindwa n'Imana ntaho mpuriye nawe. Uwiteka yemeye ko ankorera ibingibi bakansuzugura bene ako kageni izongere nk'icyubahiro imbere yiwe. Ntimukarwanya abantu babavuga kuko hari igihe kigera ururimi rugahinduka kandi Imana yo mu ijuru iburyo irumva. Niko byagenze yongeye kugaruka ku butegetsi kakagabo kariho kabireba kagira isoni nyinshi cyane. Sinshaka kuvuga ibyo ngibyo ariko niba kuvuga ujye ubyihangana kuko rimwe na rimwe hari igihe baba banavuga ukuri. Ese ko bavuze ukuri none urakare uzamura intugu. Umunsi umwe njya gusura umukristo sinzi ukuntu twavuze ibintu by'urubyaro nabo ankocora ikindi kintu ngo ese buriya namwe muracyategereje. Ndamubwira turacyategereje siko Bibiliya ivuga se. Ibintu by'ibikuta nk'ibyo nabyo twagiye duhura nabyo ariko Imana ikomeza ubugingo bwacu iradukomeza turakomera. Izo ncuro zose mwumvise twavuze twagendaga dupfusha ntabwo twigeze ducika intege ngo tureke gukora umurimo w'Imana. Akazi k'Imana twagumye kugakora kubera ko hari nubwo twajyaga tuva guhamba. Nimba ndi kuri gahunda yo kujya kubwiriza nawe nkamubwira akihangana akifungafunga akicara urumva n'umugongo wabaga washize tukabwiriza twarangiza tugataha. Ntabwo byabaye rimwe ntabwo byabaye kabiri ntabwo byabaye gatatu kuko cyari ikigeragezo gisa nk'icyatwicayeho tutari tuzi igihe kizarangirira. Ariko Imana yo mu ijuru itanga imbaraga yaduhaye imbaraga tugumya kuvuga ubutumwa. Hano hari abakristo twicaranye ahangaha twashumbaga baduhamiriza. Wikorwaho n'akantu gatoya uvuge ngo ubivuyemo. Niki gituma ubivamo? Bikomeremo. Ibi bintu twizeye ntabwo ari ibinyoma. Ibintu ni ukuri. Hari Imana mu ijuru itabara, hari Imana mu ijuru irengera, hari Imana mu ijuru igira neza. Turahamya Imana ikora ibitangaza, turahamya Imana ikora imirimo abantu bakayireba n'amaso yayo. Ibyo duhamya ni ibintu Imana yakoze. Ariko mutumeho n'abana abantu babareba. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twarakubititse iburyo n'ibumoso
noneho na bene data burya abantu bakunda abandi ko bameze neza, ariko iyo bameze nabi nta n'igikundiro uburyo ubu nuhura nabyo ntukikanga. Senga Imana igukomeze kandi uyibwire ngo Mana we wanshyize muri rikona no muri rikorose uzarinkuremo. Amen. Nta gikundiro uzakomere. Uwo mucanganyiko rero w'ibibazo byarakomeje, ntabwo nababeshya, bigera ahantu nanjye numva ndananiwe, ariko kunanirwa so kunanirwa kwihanganira kugira ikibazo cy'ubugumba cyangwa se kutabyara. Ko nababwiye icyo cyiciro cya kabiri Flavie yahagurutse akajya kwivuza akajya hanze, mu by'ukuri twashakishaga uwadutabara, twashakishaga umuntu waturengera, twashakishaga ubuvuzi bushobora kuba butambutse ubwahangaha. Ubwo nahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe ahagana mu 2010 kuri Bonane 2010 nibwo yagiye i Burayi muri Espagne. Aho hose twarabatibye byose, reka tugerageza ahari umutima wacu ntuzagira ikintu dushinja. Nanone mukuru we abidufashamo, Imana yo mwijuru imuha umugisha cyane. Davio, uyu munsi ndaza kukugabira, niyo mpano nateguye nza kundakugabira. Ndakugabira kuko nanjye Imana yahinduye amateka, nzayiguha tu kandi ndayiguhaye. Kubera ko urwo rugendo rwose mukuru we yarukurikiranaga donc de près, yarukurikiranaga hafi cyane, nuko ajya kwivuza hanze. Birumvikana bibaye nkaho kibaye igisubizo, ariko mu rundi ruhande ni ikindi kigeragezo. Noneho wa muntu wamuhumurizaga baratandukana. Ubwo ni kufite inshingano z'itorero, ni kuhangana n'ibibazo by'itorero. Abapasiteri barahangaha babyumva, nta wakugirira impuhwe ngo hari ibyo urucamo, no, baraguhonda kwa kundi tikura. Nta wakugirira impuhwe guteze. Ibi ndiho mvuga kakanya, abapasiteri bo barabyumva cyane kurusha undi muntu wari we wese. Nta washobora kugira impuhwe atari wese uyu muntu, tumwitondere kubera yuko n'umugore we ntahari. Wapi ahubwo ngira ngo satati kanda ari ku muntu kamvuga iby'intege nke zanjye. None nta kibazo kuko ndiho ndabubaka. Umunsi umwe mpanga gutoroka, numva ibigeragezo bigeze ku rwego kuko noneho nawe wundi naruhukiragaho, noneho nawe Imana yagize gute yamutwaye ntahari. Ndavuga ngo twumvikane rero foko mbahaha fokeje kitero cyakora birumvikana nta n'ubushobozi bunini nari ndafite, kandi wakwigira Bugande nk'igihanga hano muri Kenya, ariko ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Ubwo subwe Kenya cyangwa Uganda naha si mu cyumba no mu kindi ariko numvaga hari nshobora kuvanamo igisubizo, kubera ko nari mbiboneye impamvu. Nari ndangije kwiga, bandere nababonye, Imana ibaha umugisha cyane. Kare turangije, nari ndangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ndavuga naho iby'itorero ryo rifite nyiraryo, nubwo ntariyobora. Na traininze benshi bamaze kugera ku rwego rwiza, bazasigara bariyobora. Reka ntugende, ndabyuzuza umutima wanjye, numva ndebyemeranijwe nabyo. Ndangije mfunge ibikapo. Nari nagize umugisha, Imana yampaye nka miliyoni 2, nari mfite nka miliyoni 2 icyo gihe. Ubuhamya n'abakristo nta nubwo babuze, n'ubwa mbere butanze. Ndangije mfunga igikapo, ariko nsenze mbona urwo rugendo rutazampi, ntarubanamo ibibazo. Ndavuga ngo nubwo wanyereka ibibazo, n'ubundi ibyo ndimo ibibazo ahubwo ongeruza n'ibindi, ariko I have to go. Ndagenda. None Imana inzanira ikintu kifunguye kigaragaza ko urugendo rudahari. Mwishwa wanjye nari mwishe ari hariya mami nyina w'umuntu Marie Rose. Icyo gihe twarakoranaga ku kazi. Fata imodoka sinzi ahantu nari ngiye,
ajya kunkingurira sinzi aho umuzamu yari agiye, subira inyuma mbura feri nari ngaciye hejuru akana. Urabona umuntu umaze imyaka 10 irenga 10 utwara, wabuze feri gute? Feri biba mu bwonko ni nkuko utakwibagiwe. Hari mu mwijima hari umuntu wananirwa gutamira ikijumba cyangwa gutamira ifiriti, ntibishoboka. Uko niko umuntu umenyereye gukora ikintu biba biri mu bwonko. Manutse ndamanuka mbura feri, mami arampunga, hepfo hari igipangu ndagikubita, ntangirwa n'ikimodoka cyari inyuma, imodoka rirahagarara. Ibyo ni ubwa mbere mbivuza na Aimable ntabwo abizi. Aimable twari twaratangiye gukorana icyo gihe, ariko nta gihe kinini cyari gize nk'imyaka nk'ibiri. Nibaza ibibaye, mfata umuriro numva nta kibazo, ndazamukaho gatoya mfata feri numva irafashe, niki kibaye? Ariko ijwi rirambwira ngo rega ntaho ujya, ndagenda. Habaye ntuze ninde Yona, ndagenda. Ndangije mfunga ibikapu neza, ndagenda. Nagiye n'imodoka yari nimugoroba, nenda kugera Gatuna, nsa nk'ujya mwiyerekwa ritoya. Mbona ko imbere yanjye haje umupolisi mukuru, chief superintendent. Numva ko ampa itegeko rimbwira ngo ndavuze ngo demi tour birayo kwa sauti kubwa. Simbashuka, ndi umuntu udakunda kugira n'ubwoba buriya, ariko numvise ubwoba buturutse mu maguru. Ndavuga urugendo ntago tambutse ibyo. Narayo ku mupaka mu gitondo ngaruka, ariko n'umujinya mwinshi n'umubaro mwinshi, mpita ku Kibuye. Amafaranga yo nari nyafite nta kibazo, nari mfite ya Minerval nari nyafite nta kibazo, nari nitso miliyoni zangize ebyiri ku mufuka. Hoteli yose nari kujyamo nubwo cyaba icyumweru nta kibazo nari mfite. Ndagenda, namaze iminsi nk'itatu kugira ngo iyo foda nyivanemo, numva iki Imana ivuga kuguma ahangaha. By grace of God ndiyakira, hanyuma ndagaruka. Amen. Yesu ashimwe. Nageze ahantu Yobu yageze, nubwo ntageragejwe nkawe. Iyo usomye muri Yobu ibice 23 uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku 10, imvuko ntuhavuga. Haravuga ngo dore nigira imbere ntihari, nasubira inyuma ntayihari, nkayibura. Mu kuboko kw'iburyo aho ikorera naho sinyiruzi, yihisha mu kuboko kw'ibumoso kugira ngo ntayibona. Nageze aho ngaho, Mana kuki uruhunyihisha bigeze aha ngaho? Se we ntiwanyorohereza? Ariko burya iyo kiri mu ruganda, amagambo yose wavuga n'agasaku kose wavuga, ugomba kujya mu ruganda kugira igihe uzarusohokeramo. Imana hari igihe najya nyita Imana rero ntabwo uri umubyeyi, uri general. Sinabaye umusirikare, ariko ngira mukuru wanjye baye umusirikare, yajya ngambwira ibintu bya gisirikare. Turi general, ntabwo wowe uri umubyeyi rwose. Ibintu nkora mu general, nawe uyoboye urugamba. Ko mu gihe by'intambara nta n'uzi ibintu byose ari haleluya, biba ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri mu ishuri nk'iryo ngiryo ntunarota neza. Ibintu urota byose ni ibintu bisa n'iby'uruhucamo. Niho nemera umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo warose nawe burinda buke. Kuriya ni ukuri, narabibonye n'amaso yanjye. Narabibonye n'amaso yanjye. Kubera ko icyo kintu cy'ibyo bigeragezo nuko gupfusha kenshi, ibyo byari byicariye ubugingo bwanjye. Yewe n'izo nshuro zose zabaga zo gupfusha, Imana yabanza yarabinyerekaga.
hakaba ubwo mbwira Imana ngariho se nanone urabinyerekera iki, urabinyerekera iki ko atari bubeho nanone niki gituma ubinyereka? Aya mayere kubunyereka ni amayere kwa iyo napfaga kubona iyo korari ije mu mutima wanjye sinabibwiraga uyu nguyu, nahita n'uyu nguyu nawe aragiye n'uyu nawe ntari bubeho. Amen. Ntangira kujya mbwira Imana ngo ariko se Mana ibi ngibi byibura wabyihoreye bikajya biba ariko utabinyeretse, ni kuko ururanyica kabiri. Ariko iyi Imana yaguteguriye urugamba ugomba kururwana mpaka, uko niko twarurwanya. Iyo usomye muri Yobu ibice 7 umurongo wa 13 ukagera ku murongo wa 15 umva ukuntu havuga. Nahuye n'ibyo Yobu yahuye nabyo, nabihonjeho, sinagera ku rwego rweko nabihonjeho. Haravuga ngo iyo mvuze nti uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro cyanjye kizanyorohereza imiborogo, uherako ukankangisha inzozi, ukanteresha ubwoba ibyo neretswe, bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa. Izi verse ndiho mbabwira ni verse que j'ai vécu, ni verse nabayemo ndazumva neza. Kuki utanyorohereza? Ariko iyo uri mu ruganda, amen, iyo ururimo ugomba kuba ururimo ukarwicaramo neza. Iyo urwicayemo neza igihe kiragera ukarusohokamo. Igihe cyarageze ndusohokamo bene data, ni mumpera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Yes. Kiye kiragiruka Imana ikakorohereza ukaruvamo. Haki kibazo abantu benshi bajya bavamo Imana itararangiza gukora imirimo mu bugingo bwabo. Ariko abubaha Imana ndababwira imvugo bahorana, niyo nsaba kugira ngo muhorane namwe, bagira imvugo imwe. Sawa. Bagira imvugo imwe ivuga ngo 13 umurongo verse 13 na 15 ngo naho napfa yanyica napfa nkiyiringiye, nubwo bimeze bityo inzira zanjye ndazikomeza imbere yayo. Mujye mukomeza inzira zayo imbere yayo, muzikomeze n'inzira zitayobye. Njya gusoza ndiho ndasoza, bambwiye ko amasaha yagenze kandi yagiye nibyo kandi koko. Ariko muri Yesaya ibice 40 uhere ku 7 hari amagambo meza ngira ngo mbasomere mbakomereshe. Haravuga ngo yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiware wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. 16 niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Yatwongeye imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ibyo nibyo mbifuriza. Nimukomere ibyo muriho mucamo, abariho banyura nk'ibyo twanyuzemo,
n'abandi bariho banyura mu bindi bisa nk'ibyo ngibyo. Nimukomere, mwe gucogora, mwe gucika intege, umwami Imana aratabara. Ndiho nsoza, mutagira ngo twagumye kubabazwa no gukubitwa. Igihe cyarageze Imana iratubabarira, igihe cyarageze Imana iradutabara. Kubera yuko ahagana muri 2021 umwaka ujya kurangira, nibwo umufasha wanjye yasamye. Maze gusama arambwira ati narasamye. Naramubwiye mada, ntabwo icyo gihe yari igitangaza, kuko gusama ntabwo naniwe gusama. Ahubwo dusenge Imana ifate icumu rijya rikubita, rijya risonga abana bacu. Wagira ngo twarepeteye hamwe. Akibwira mama we ayo magambo asa nkayo, nawe yamubwiye amagambo amwe nkaya ngaya namubwiye. Cyakora turapfukama turasenga, abadukunda turabibwira badufasha gusenga. Cyakora no kwegera abaganga, uko buri byumweru bibiri ajya kureba muganga, noneho turabihugura tuba serious. Kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, bigeze ukwezi kwa kane, cyizere kirazamuka cyinshi cyane. Kubera iki? Kubera yuko ibimenyetso yajyaga agaragaza mbere, Sitforce ntabwo yongeye kubigaragaza, kuko yapfaga gusama gusa ku mezi 3, gatangira kubyimba amaguru, gatangira kubyimba mu maso. Ariko icyo gihe byageze ku mezi 5, wagira ngo agakobwa k'imyaka 20 kasamye. Ndamubwira mada, ni byiza ko tubibwira abantu, bazagira ngo abana twara bacurishije. Kubera yuko ibintu Imana ikoze ibintu bihambaye, ko gihe cyizere numva ngifite. Ti nibyo, ahamagara abakuru b'itorero, badamu dusengana, ba Devote, ba Dari n'abandi, n'abashumba bamwe barahangaha, dufatanya gusenga. Kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, turavuga ngo byabaye tu. Cyakora bigeze ku mezi 5, Imana ituzana abanyamasengesho baza gukambika mu rugo, basengaga 2 mu cyumweru. Imana ibaha umugisha, ndabizi hari bamwe babishoboye barahangaha. Tumenya kwinginga Imana. Bigeze mu kwezi kwa munani, tujya kwa muganga, kimwe cyicaga abana n'undi kiraza, yari pressure, ariko yabaye crystallize, yabaye urutare. Ariko abaganga barayijera, bahita bamukipinga ati ntasubira mu rugo. Genda ujye kuzana imyenda. Ndiruka ndayizana, bamugwana mu bitaro. Ariko n'ubundi iba karaha kajya yanga kumanuka. Mvugana n'umuganga ati rero ni muri ukuntu mwaroba abana, sino irongera iduhekure n'ubundi nkuko igi duhekura. Yarabyumvise, nubwo mbere nari myumvise ko ngo batera ubukonje, bamuteye ubukonje, tension iramanuka. Ku itariki ya 22 nibyo 22, ku itariki ya 20, yes, ku itariki ya 20, amasaha ameze nk'aya ngaya agiye kwegereza aya ngaya 12, nibwo bamwirukanye muri salle d'opération. Barangije muganga namwe ati se uramuhereye? Ndamuhereye. Ntabwo ufite? Ntabwo bangira, ndamuherekeza. Nuko bamukoreye operation, ndiho ndeba, mu kanya gatoya bavanyemwo gakire, abararize. Mu kandi kanya babakuyemwo Abigail, nawe abararize. Ubwo ababyaza birumvikana amezi ntiyari yuzura neza, haburaga ibyumweru nka 3. Ababyaza baje birukankana za kuveze y'amasanduka. Muganga apimye abana atawe amasanduka, nimo yasubize y'abana nibazima, bujuje ibiro, ni mu bashyire nyina bonse. Induru ziravuga, abatuzi baracanganyikirwa, abadukunda baravangirwa. Uwo babibwiraga cyane abadamu ni nabo bikoraho, yahitaga afata ibitenge akabizamura hejuru. Abandi ati byashoboka, kandi byashobotse. Ndabyibuka abadamu bamukunda bari bamuherekeje, ababyaza baragiye barababwira ati ko mutishima mugenzi wanyu yabyaye. Ati reka. Iki tiyabyaye? Baramubwira ngo umugabo we nataza kubitwibwirira ntitwemera. Kandi ndindi wese ntiwakora gutyo. Ubwo ro wabagaya ngo ntibizera. Wabagaya? Ntabwo wabagaya. Burya hari igihe inkoko yo ihambiriye igiziriko gikomeye, niyo yihambuye
hari n'ubwo nayitemera ko yabohowe. Ibyo biziriko rero byari biduhambiri. Reka mbabwire bene da, ntimwabonye wa munsi mukuru twakoze w'itariki 9 z'ukwa 9. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha nimwe mwabiteguye. Ariko genda nasaga none nk'ukiboshye. Nasaga na bya byanditswe biri muri Bibiliya ngo Abisirayeli bava muri Egiputa bava i Babuloni, ngo twasaga n'abarota ko dutashye. Hari ibintu bimwe utumva neza, ariko Imana yari yabikoze. Amen. Imana yari yabikoze. N'uruzi ravuga. Abandi bagatuma bati mujye kubita. Tubwira ntitubyemera. Jya ku bitaro ugenda uhagarara hejuru yezo mpanga sha. Si umwe, si babiri, si batatu. Ati yewe byakoretse. Nimuvuge ngo byakoretse. Humura nawe bizakoreka. Ndashoje. Sinshaka kubarambira. Mutima wanjye uranezerewe. Mu bintu numvaga bizakorwa muri iyi yubire, numvaga ubuhamya nzabutanga. Kubera ko sinzi abari baje umunsi mukuru wa mbere, nasaga nibyo navuze nanjye sinzi nimba ari sinzi ibyo ari byo. Ariko burya hari igihe ugira byakwirukansaga impumu zikaba zimaze ubuzarashize. Turashimira Imana cyane. Nimunyemerere mpamagare ba nyina wabo bazana abana hanga muze imbe hanga imbere kugira ngo mwereke abana iteraniro Imana yakoze ibitangaza. Mubazane muhagarika hanga, mubazane hano, bahagarare hano. Bahagarika hano. Muhande rwiwe. Rero ni gakire na Abigail kuri ziriya tariki 20 z'ukwezi kwa 7. Leta kimwe cyane. Ubu dukora yubire y'imyaka 25 ubu nawo urushaje. Imana yacu. Rero bene data mureke mpinira ahangaha. Ntabwo nabivuga ngo birangire. Reka twongeye tugapanga undi munsi. Kandi nizajya batumire muzaje munyitaba. Murabinyemereye. Nzongere batumire. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Ariko ntabwo twareka gusengera abantu bariho banyura mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo, cyangwa buzi ushobora kubahagurukira tukabasengera. Hano hari imbaraga z'Imana zikiza. Amen. Nimba unyumva rero wahaguruka. Reka dusaba abantu rero bashobora kuba baza abantu banyura nk'ibyo tunyuramo twanyuzemo, muhaguruke dusenga Imana tubasengere kugira ngo Imana ibibuke. Cyangwa hari nawe uranyura muri iyo nzira, nimba waba urimo uhaguruke. Kandi niba ugira umutwaro w'abo bantu n'ubundi badafite urubyaro, ingo zabo ziro zisenyuka, muhaguruke tubasabira Imana. Imana yacu irumva. Mana y'icyubahiro, se umwami wacu Yesu, ntitubanza gusenga, ntitubanza kuririmba kugira ngo dukurure amasengesho ayo warayaduhaye n'impano waduhaye. Turagushimira kandi turaguhimbaza kubw'uyu munsi mwiza uduhaye guhagarara imbere y'abene data, tukaguhamiriza kuri Imana ikora, tukaguhamiriza kuri Imana itabara, tukaguhamiriza kuri Imana y'inyambaraga, tukaguhamiriza ko na nyuma ya zero ukora. Abantu barahagurutse bafite abo bahagurukiye. Abantu barahagurutse, hari n'abaraho banyura muri ibyo ngibyo twanyuzemo, bari kuri uwo musozi, bari kuri icyo gikombe gisharira, bari kuri icyo gikombe cy'umubabaro. Databuja Mana isumba byose, turasenze muri aka kanya nkuko ijambo ryawe ritubwira ngo kuko babiri cyangwa batatu aho bazaba bahuriye bagahuza umutima bagasenga bakagihuriraho, nawe uzabwira data nawe akore. Mpuje umutima n'aba bantu bahagurutse bafite abo bahagurukiye, mpuje umutima n'aba bantu bahagurutse bafite abantu bariho banyura muri icyo gikombe twaciyemo cyitwa baga.
Mana turasenze ngo ururutse imbaraga zawe ubasure kandi ubasanga aho bari. Ikiganza cyawe cyiza cy'iburyo kibakoreho, ubibuke nk'uko watwibutse, ubagenderere nk'uko wabagendere, ubagenderere nk'uko watugenderere, ubatabare nk'uko wadutabaye, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntitukubwira byinshi dusa n'abitabagura, tuzi neza ko tutari tuhavuga ijambo ritaragera ku isonga y'ururimi, watahuye icyifuzo cy'umutima w'umuntu. Ngaho turagushimye kandi turaguhimbaje kutabaye bene data bari kuri uwo musozi, barababwira ko igikombe gisharira, ubagiriye neza, urabatabaye kandi urabarengeye. Tugukomeye amashyi tugukurira ubwatsi kuko wumvise gusenga no gusaba kwacu, mu izina ryiza rya Yesu, amen.